welcome to my YouTube channel, Shushu TV. Hello, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abantu b'Imana mumeze mute? Nizere ko mumeze neza cyane. Niba utameze neza, Imana ikorohereza. Hari Imana inyuranye ibihe, hari Imana ihindura ibihe byari bikomeye ikabyoroshya. Komera cyane wowe ukomerewe ni Kurusha TV rero nk'ibisanzwe. Wari mushyashya tuguhaye ikaze wabisanzwe ni mpamo turabanyamugisha kukugira mu biganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi rero ababyeyi gahunda irakomeje ni ku muryango n'ubundi nk'ibisanzwe, ariko ku bana noneho uyu munsi niho turi kwibanda cyane. Inshuti mubyeyi, ese wari uzi ko kubyara ari umugisha? Ariko kurera ntabwo ari umugisha, ahubwo ni inshingano. Kubyara ni umugisha, ariko kurera ni inshingano. Wowe mubyeyi wagira umugisha, Imana ikaguha umugisha, ugatwita ukabyara, mugabo ugatera inda, umudamu wawe akabyara. Ntabwo bihagije gusa ko mwiswe ababyeyi cyangwa se mu mazina mufite hiyongeye ryo kuba muri mama kanaka cyangwa papa kanaka, mugomba no kubiharanira. Umunyarwanda we yabivuze ukuri ngo uburere buruta ubuvuke. Umwana agomba ashaka kuvuka ari mu bakire, ari mu baherwe, ari mu mafaranga, my dear, kubera nta discipline afite, kubera indero yahawe nkeya cyangwa se mbi, ugasanga nta ushaka kumubona ngo umubone ko ari mu ifaranga. Undi munyarwanda nawe ati igiti kigororwa kikiri gito. Umwana wawe muto ugomba kumufatira akiri muto, ukamurera, ukamugira wa wundi wifuza ko azaba we. Ugomba gufata inshingano zo kumurera nk'umubyeyi kandi ukabikora neza ukabinoza. Umuswahili nawe aravuga ati kuzaa siyo kazi, kulea ndiyo kazi. Kubyara ntabwo ari akazi, kurera niko kazi. Ababyeyi mwabyaye ndizera ko turi kubigenderamo neza, mufite abo murera. Ushobora no kuba utarabyara ariko ukadopta ukaba uri kurera. Kurera ni inshingano zikomeye, kurera ni akazi gakomeye. Ugiye kuba ati shushu kubyara biragoye biragira gute? Umva ku gise cyangwa wabazwe bitewe nuko wabyaye, ukabona umwana wawe, ibindi byose ni ibintu wibagirwa mu gihe kitarenze n'ukwezi. Nk'ubu kinabyibuka wa mwana ugiye kuzamurira imyaka yose Imana izamugutiza, imyaka yose Imana izamuguha. Uriya mwana rero iyo utabigizemo uruhare ngo umugire uwo ushaka kwaba mwiza muzima, umurire mu murongo uboneye, ni hahandi usanga umwana yarabaye ukundi kundi. Agiye gukoresha ijambo ariko byaba atari ryiza. Rero hano inshingano zizaba inshingano gute? Kurera bizaba akazi gute? N'akazi. Siyo mpamvu ushaka umukozi se ngo agufashe, kubera ko wabifatanyije n'akandi kazi ukora n'indi mirimo ukora, uvuga ati bakereka nshaka umukozi amfashe kubarera. Umva ko ikintu yaje gukora umukozi ari ukubarera, atari gufata inshingano zose. Rero hano hanyuma ababyeyi twiyambuye inshingano burundu, tuziharira abakozi bo mu rugo ngo baturerere. Kugeza ubwo umubyeyi ava kuva ku munsi wa mbere kugeza ku wa nyuma, ava mu gitondo saa moya, umwana akiryamye, umwana akajya kwiga saa moya n'igice cya saa mbiri. Kura mbere niho bigaga amasaha basigaye batangira saa tatu, abenshi bagenda mu masaa mbiri gutyo. Mama we nawe yagiye cyangwa papa we, ababyeyi be bagiye, umwana akagaruka akaryama saa munani agakina, mama akaza nijoro nka saa mbiri avuye mu kazi na shuguri zindi. Umwana yamaze kurya, niba afite umutantine muzima ukorera ku gihe, yamaze kurya, amaze kumuryamisha, umubyeyi akajyaho, umwana akamara, umwana ukamubona agenda utazi umwana wawe ararya, utazi umwana ngo ntakirya, utazi umwana ngo yakarabye, utazi umwana ngo ajya ku ishuri yambaye uniforme zimeze gute. Ntabwo ari byo. Ugomba wowe ubwawe kwirera umwana wawe, ukavuga ngo okay, mfite umukozi n'umufasha, yaje kumfasha nyine kugira ngo anyorohereze imirimo, ariko ngomba kubigiramo uruhare 80%. Bizaba ikibazo byari, bizaba ikibazo igihe watangiye kuvuga ngo ndi gushaka amafaranga kugeza ubwo umwana azabona ko umurutisha ibintu. Nibyo yashaka, mutashaka abana nabo, kuko no mu buryo bwo kubatunga no kubarira neza harimo gushaka ibibatunga nyine, kubashakira amafaranga ku byo batazicwa n'inzara, ku byo batazabasohoka ku mihanda. Nibyo ugomba gukora, ariko
imanaging wowe ubwawe ku buryo mu mwanya uko ungana kose uko ufitemo ugomba kugira umwanya uharira umwana wawe, abana bawe. Wa mwanya ubaza umwana wa bite, wariye, wanyweye, hariye n'umwana ashaka kuba atariye, akabona rero ntumwitaho akarekera, ugasanga nta stock iruzuye amanido, amableba, ibintu byose birahari, ariko umwana wawe arangana gutya, akanura amaso arira kumuvomo kubera ko nta maraso ashyira ku mubiri, nta kintu kimwe afata, kandi nawe ntuhari nyine ngo ubyiteho. Ugomba kwita ku mwana wawe. Umunyarwanda rero yabivuze ukuri ngo igiti kigororwa kikiri gito. Wa mwana mutirirwanye akirwana na tantine, urabizi ko tantine si nyina. Nyari usanga umutantine ikintu cyose umwana avuze akubita, umwana akarambirwa gukubitwa nawe akajya amusuzugura. Yambwira ati pati ngwino kuriya kantu kino gikombe hano, wowe wacyahakuye, ngwino ujya koga, ntabwo noga amatarazi. Ugasanga umwana yirirwa ashogoranya na tantine. Ese urambwira ejo tantine nagenda umwana ibyo bintu atatojwe akiri kumwe n'umugufasha, uzabasha kumwifasha uri wenyine n'akazi n'iki? Ni hahandi uzajya ubwira umwana sheri ngwino woge no mutuzina twiza, mama ntanoga abantu, njya kuryama, ntabwo ngiye ndyama, ntabwo ndi buryame, ngiye kureba katuni, ngiye. Ugasanga uravuga umwana akakuvugiramo ku myaka y'itatu ine itanu. Ugasanga uri kumwe n'umushyitsi, wabwira umwana ati bebe torakara gakombe, niba mwana mwahaye nk'umushyitsi wenda amazi yo kunywa, torakara gakombe ugashyire hariya mu kabati kave ku meza, mande kwiremera ibitente ndaje. Ubwo uzi ikintu umuntu wabasuye ahitabona yuko nyine uburere buri hasi, kubera yuko umwana utatoje. Hari utuntu umwana ashobora gukorera mu rugo ukavuga ngo reka mureke buriya nitugenda ahandi azikosora. Reka umwana akora copy paste y'ibyo akora iwabo. Nimba rya tukiri kuri urwo rugero, niba umwana avuga ijambo ntumwe ati iryo jambo uvuze ni ibi, sizo gikubona ubwira tantine gutyo, tantine n'umuntu mukuru arakuruta, ntumutoze muri ubwo buryo. Azafata ko umuntu wese utari mama we, utari papa we, azajya avuga akamushogoza, azajya avuga akamukankamira kandi ari umuntu umuruta. Icyo gihe navaho akajya ahandi, akajya muri famiye, mwicaye nka famiye, tantine apana tantine umukozi, tantine murumuna wawe, tantine abandi bashiki umugabo n'abandi bagiye batandukanye bo muri famiye, bazamubwira bega ngwenda hano wambabariye, ariko aho hantu ntabwo haba hasebye umwana, haba hasebye umubyeyi. Wowe umubyeyi gute umwana wawe avuga ijambo rimwe kabiri ukamwihorera, umwana mucyahe. Burya no mu kiranga umubyeyi mwiza harimo gucyaha abo yabyaye, kubashyira ku gitsure, wibakandamiza kuko inkoni ntiyera, ariko nakora ikosa mwereke ko ari ikosa, nta mikino. Nakora ikosa aha wakosheje ndagukubita, niba nk'umucisha utunyafu tubiri, ariko se maye nimunkubitira umwana, nimunkorere ku mwana, ukarera abajeyi, umwana agahera ku myaka 5 akajya ku myaka 10. Mama ndashaka televiziyo yarashaje, ku mipango wari ufite ukahita ukuraho televiziyo, ukahita ugura yuzuye saro. Mama ndumva nshaka igare, ukabugura. Ni gute umwana icyifuzo cye gihinduka itegeko? Umwana ashaka kuya manda ashaka iki kubera ko kitajyanye n'imyaka ye, kubera ko kitajyanye na budget ufite wapanze, umwana ati tuzaba tukigura. Ntabwo uragira igihe cyo gutwara igare utaryawe ukagura. Ni gute umwana agera ubwo akwitegekeraho umubyeyi? Birahari hano hanze, ugasanga umwana imyaka 7 arategekanye n'icyo agomba gukora, atagikora umwana ngo ararakara, narakara arabiki. Umwana wimurera abajeyi, mutoze kuzabaho ku buryo ubaye utanahari, mubaye habaye impamvu yuko muri kumwe. Bwabo rero wa murongo wamuhakira umwana yagenderaho. Hano harimo abana benshi baba muri ubwo buzima, umwana akaba yari muri situation nyina agapfa, cyangwa se nyina atapfa bagatandukana n'ababyeyi, abana bagasigara kwasi, cyangwa se hakaba hari indi mpamvu nyine ituma umwana atari umwe n'ababyeyi. Isiramu karanga mayidiya, ubuzima bukamukomerera. Ariko iyo umubyeyi yamutoje akamubwira ngo bigenza gutya, iyo bimeze gutya ibintu bigenda gutya, umwana wawe akura ari ku murongo. Ndakubwiza ukuri, njyewe papa twakuriye ku gitsuri cye, icyo gitsuri cye na nizi saha, even if nanjye ndi umubyeyi, kaburi rwo nanjye ndi umubyeyi.
icyo gitsuri cye hari icyo cyatuma ntabasha kumwisukiraho ngo mubwire. Ni umubyeyi nibyo, afite ukuntu yatureze, afite ukuntu no kuba wamubona, no kuba twaramubonaga tugiye nko kwambuka umuhanda ugatinda ndakwambuka umuhanda nta modoka iri mu muhanda, byabaga ikibazo. Kutari kwambuka umuhanda akakureberera nyine akakuba hafi. Ariko uwo mwana ntumwitayeho, ntuzi ibipfa n'ibikira, ntago ari byo. Kubyara ugaterera iyo warugabura umwana wananiye, ntago ari cyo nkwifuje. Warugabura umwana wananiye umubyeyi we, nta gahinda kabaho kuruta ko ngaho. Ugasanga umwana no mu mafaranga, ugasanga umwana nta na kimwe yabuze, ariko indero burya abajya bavuga ngo hari ikintu umuntu atiga kuza, ikinyabupfura ntiwakigukuza. Niyo mpamvu bavuga ngo igiti kigororwa kiri gito. Uwo mwana uri kubembereza ku myaka 5 ukagira 10 avuga ibyo avuze rikijyana mu rugo, akosa wajya kumukosora intambara ikavuga ngo baramvuze, mama baramvuze, mama baranyanga. Uwo mwana nagira imyaka 15 bizaba ikibazo. Umwana ni gute ufata telefone yawe mubyeyi? Abana muri iyi minsi basigaye bakororeza ababyeyi kuri telefone. Icyo kintu wari ukizi? Umwana akaba afite telefone, wowe mubyeyi akaba afite telefone, ni yareberamo katuni, ntiyareberamo ibitente, rimwe akaba no kubitente akagwa ku mashusho y'urukozasoni. Iyo uri guscrollinga muri telefone wawe ubuze ikigiye kujyaho, ashobora kugwa kuri video akahita yireba. Akahita yireba, ugasanga umwana ari barangika mu mutwe, kugeza ubwo umwaka telefone akabyimba akarakara, wanayimaka akayijugunya akayikubita hariya. Ejo ukamwikorera ntukubita izo ntoki, ntumweka ko ibintu akoze bidakwiye. Ejo uwo mwana ni handi uzasanga gukubita urushyi, ni handi uzasanga uvuga uko umukubita urukweto, kugira ngo ababyeyi bakira bafite ukuntu bahanaga, wavuga ikintu akahita gutera nk'uruka amabiri cyangwa agafata ikimamiro cyangwa agafata ikindi kintu afite hafi. Buri wese afite uko yarezwe akagukubita. Handi uzasanga umwana umukubita ikintu akagutera ikindi, wamutera uruka amabiri kubera ikijambo avuze kidahwitse, nawe akagutera ikindi, kubera ko ntabwo mu byo wamwibitsemo, ntabwo wamubitsemo ko agomba gukora ikosa ukamuhana, ndetse yewe akabona ko ikosa wamuhaniye nyine wari muhaniye akaririka. Telefone ababyeyi bari kuzipfa n'abana. Telefone umwana yashyira hasi, mama wamwatemereza telefone, intambara zikavuka. Ni ikintu ugomba gutoza umwana wawe. Ejo azagufatiraho icyuma, aratangira ajugunya telefone, utangira umwana umukubita urukweto akubita urundi, umutume inkoni ngo umuhane, muzenguruke igipangu niba mugifite, niba mutagifite muzenguruke quartier yose umwiruka inyuma kuko ugiye kumuhana. Ubu guhana umwana ntago ari bibi, ariko ntumuhane. None harimo ababyeyi nabo bahutiraho mu guhana umwana. Arakosa burya ababyeyi bajya bavuga ngo ntabwo urusaku rw'umwana rubangamira. Urusaku rubangamira umubyeyi ku mwana ni uguceceka k'umwana. Iyo ufite umwana uzi ko adasinziriye, uzi ko ahari, agaceceka, yarwaye, yabaye iki nyine, ushaka akomeze acaracare, agende agire gute. Ariko bizaba ikibazo igihe umwana wawe kubagana akarengera ntumuhane. Bizaba ikibazo igihe umwana wawe buri kantu kose amenya igikombe umukubise nk'ubica inzoka, amenya isahane, ishyana kimene n'uwawe waramubyaye. Ibyombo birasaza ukagura ibindi. Ese wari uzi ko umwana wamenyereye gukubitwa ageraho inkoni akazica amazi? Mwereka igitsuri cy'ijisho. Hari ukuntu ubundi ababyeyi bacu baturebaga, akaba yakureba atanavuze, nta kintu na kimwe akoze, wowe ubwawe ukarwana n'umutima, ukumva umutima urenda guturika, ukumva ufite isoni, ukumva ubuze ahantu kwirwa, atari uko wakoze ikosa rya danje, ahubwo nawe akavuga ati iki ikintu akoze ninkimukubitira nzamukubita na ryari. Kurera umwana rero ntago ari ukuhondagura, ariko nta nubwo ari ukureka ngo yigere idebe, yigere baje. We ibyo bintu ukoze ntago ari byo, ntuzongere. Ejo yakongera ukamucishaho akanyafu, ariko yikubita igikombe hasi, mufate inkono mukubitagure, umuzanisha imibyimba, nabyo ntago ari byo. Uzamugira igihazi, ageraho inkoni azica amazi, ujye umukubita nkubita. Ntiwamenyere ko nkubita se? Hano numvise babwira ati umwana wajya kuryama ngo mari ntutankubita ntabwo ndi bujye kuryama. Kubera iki? Buri uko agiye kuryama aramuhondagura. Umwana yageze yabica amazi, niyo yakora ikosa akamukubita, nta kintu aba ari bwumve nyiri umwana wawe. Narabimenyereye. Nta usanga umwana yigira igihazi none agakura, wajya umukubita nakakwishyura.
wavuga nawe ukavuga. So tangira umwana akiri muto mu myaka yine, mu myaka y'itanu hano mwatangiye kuganira, nakora ikosa umugati icyo kintu ntago ari cyo, nugikora nugisura nzakubita, nagikora umukubite ariko gakeya, utamukubita nk'uwica inzoka. Ku mwana udakosa nabibabwiye, wumvisha umwana atabuja ugira ikibazo ukavuga harwaye hapfuye byagenze gute, ugahangayika cyane. Rero ugomba kwita ku mwana wawe, fata intambwe ya mbere ukumva ko tatine azakurerera. Abatantine ndabagereranya n'iki se? Abatantine ni abantu tudahorana nabo mu buzima, mu mara y'imyaka myinshi yakabije wenda ni 10 cyangwa 10 ni hake 5 2 n'umwe, abenshi baza ari amezi. Gufata umwana wawe ukamuharira tantine azamarana amezi 2 akagenda, ejo hakaza uzi tantine umwana akajya arwara no guhinduranya kumenyera abatantine mu gihe atazinanye n'umubyara, ni ikibazo gikomeye cyane. Twite ku bana bacu, tubakunde, tubirerere. Tantine ni umufasha nyine, naza gufashe kumurira ariko 180% ari ibyawe. Uve mu kazi n'umwana yariye, yanyweye, yaryamye, umwana kubone akuyambire, yumva urukundo rwa mama we, yumva urukundo rwa papa we. Hano ababyeyi baba papa bazi ko kugira igitsure cyane aribyo bituma bitwa abagabo. Nibyo mugira igitsure munahane, kubera ko akenshi abana birwana na mama babo babazi ko mama ntago yankubita agatinya papa ko yakabubona gake, ariko tugerageza icyo gitsure umwana gufiteho, ugerageze unamwiyegereze mu bishuti. Abana benshi bakora batavugana na babo, babatinya, atamwisanzuraho, amufata nk'umuntu mu gasozi, kubera ko nyine ntabwo yamwetse ko ari umuntu we wa hafi. Bigiremo uruhare wowe ubwawe. Imana ikomeze kubarinda, Imana ikomeze kubarinda kandi ibahindire urubyaro, ibakurize neza Imana yabahaye. Kandi wibuke ko buri muntu wese ni umushumba w'ibyo yaragijwe. Umugabo Imana yaguhaye, umugore Imana yaguhaye, urwo rubyaro turi kuvugaho aka kanya Imana yaguhaye, nibo uzabazwa, nibo ugomba kwitaho. Kuvuga ngo reka mbatunganye, ejo nimbazwa nzavuga ngo nakoze umurimo, hari icyo nakoze. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda. Nanjye hari icyo nakoze, cyangwa hari n'icyo ndi gukora, gushyiraho umusada ku ngo za benshi, ku ngo zanyu, ku rubyaro rwanyu, kugira ngo turebe yuko hari icyo twagera. Imana ikomeze kubarinda kandi ikomeze kubakunda, turabakunda cyane. Bye bye.